ni umwe mu baperezida bakomeje kuzamuka umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Uyu nawe ni Captain Ibrahim Traoré, perezida w'igihugu cya Burkina Faso, perezida w'impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, perezida wakoze buri kimwe cyose kugira ngo yubake Afurika nziza, Afurika ifite iterambere kandi Afurika ishobora kuba yakora buri kimwe cyose kugira ngo hinduke Afurika y'intangarugero. Perezida wemeye kureka umushahara w'aba perezida maze agahembwa amafaranga ya Captain kugira ngo akunde amafaranga y'abaperezida akomeze gukora igihugu cye nyuma y'uko yinjira ku butegetsi bw'igihugu cye cyari igihugu gikenye cyane. Gusa kugeza amagingo angayo igihugu cya Burkina Faso kiri mu bihugu bya mbere bidasanzwe ari ku mugabane wa Afurika. Ni perezida ukomeje kubaka imishinga myinshi mu gihugu cya Burkina Faso. Ni perezida wubatse uruganda rwa zahabu, akubaka uruganda rutunganya imodoka, akaba ageze ku rwego rwo gutunganya indege. Gusa kuri uyu munsi reka tugaruka kuri bisi zidasanzwe zakozwe na Captain Ibrahim Traoré, bisi zitazigera n'umunsi n'umwe zikoresha essence, ahubwo zino bisi za electronic. Kubundi kuba atazi neza Captain Ibrahim Traoré ni umusirikare ukiri mutoya wewe igihugu cya Burkina Faso, afite imyaka 34 gusa. Bamujyanye na Thomas Sankara, abandi bakamugereranya na Muammar Gaddafi kuko abangaba bose mwari bafite gahunda yo guhindura Afurika. Abandi akavuga ko Captain Ibrahim Traoré ari umuperezida wenyine no ku mugabane wa Afurika ukunzwe kurusha abandi bose. Ni umuperezida ngo ufite imishinga myinshi idasanzwe, perezida wahisemo gutera umugongo igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wa France, Ubwongereza, akunga ubumwe budasanzwe n'igihugu nka Turkiya, Iran ndetse n'igihugu nk'Uburusiya. Ni perezida wabonye neza ko iterambere rya Afurika ridakwiye kuba umuntu wenda hari yaba ari kure. Ni perezida uri gushishikariza urubyiruko rwa Afurika gutera imbere kandi uri kurushishikariza kuvuga oya ku bucakara. Ni perezida w'impinduramatwara. Nakubwiye ko kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku rukorwa rudasanzwe rwo gukorwa na Captain Ibrahim Traoré, cyane cyane kino gikorwa kidasanzwe cyo gukora izi bisi za electronique. Izi bisi ni bisi zaje zikoreshwa amashanyarazi. Gusa zino bisi ikintu kidasanzwe mu gihugu cya Burkina Faso ni uko ari umuturage wose wo ku mugabane wa Afurika yifuza gutura muri iki gihugu. Wabuze impamvu? Nuko kino gihugu kimwe mu bihugu bidasanzwe biri ku mugabane wa Afurika. Kino gihugu cya Burkina Faso nicyo gihugu cyonyine cyifuza kubaka Afurika nziza kandi Afurika iteye ubwoba. Igihugu cya Burkina Faso nicyo gihugu cyonyine kwiga bisigaye ari ubuntu. Birasa neza nk'ibyabaye mu gihugu cya Libya mu gihe cya Gaddafi, aribyo biri kugaruka bikibera mu gihugu cya Burkina Faso. Birasa neza kandi nk'ibyabaye mu gihe cya kera ubwo Thomas Sankara yifuzaga gukomeza kuyobora buno butegetsi bw'igihugu cya Burkina Faso, aribyo biri kuba. Buri muturage wose wo mu gihugu cya Burkina Faso afite uburenganzira bwo kwiga kandi akigira ku buntu. Ibi byarenze urugero. Buri muturage wese kandi wo mu gihugu cya Burkina Faso afite uburenganzira bwo kuba yajya kwivuza kandi akivuriza ubuntu. Nkaho ibyo bidahagije, niba kwiga ari ubuntu, gukora ibintu byose ari ubuntu, ubu noneho no kugenda ubikora ingendo zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu cya Burkina Faso bigiye kujya bibubuntu. Perezida Captain Ibrahim Traoré ni igikorwa yakoze ari kugira ngo yerekane buryo ki ngiterambere ry'iki gihugu rikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Uyu muperezida kandi ukunda cyane yageje gukora ibi ngibi kugira ngo yereke abantu ko ari uburyo bwajya buborohereza kugera mu kazi kandi bakageramo vuba. Uyu yagize ati, iki ni igikorwa cyiza gishobora kuzadufasha kuba twakinjira mu kazi kandi tukakinjiramo vuba. Ni igikorwa cyiza kandi gishobora kuzadufasha kuba twahinduka abantu badasanzwe ku ntego zacu no gukora byinshi kugira ngo tugere ku ntego zacu. Ibrahim Traoré yakomeje kuvuga ko nubwo benshi batekereza ko iki kintu atari cyo, nyamara ari ikintu cya nyacyo. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bakomeje kugaragaza ko ibikorwa bya Captain Ibrahim Traoré ngari ibikorwa bishobora kuzateza umugabane wa Afurika wose ngakaga. Aba kandi bakomeje kuvuga ko ibyo Captain Ibrahim Traoré akora byose uko byagenda ko ariko kose ngari ibikorwa bishobora kuzatuma umugabane wa Afurika uhinduka umugabane udasanzwe. Kwiyumvisha iki kintu nanone biragoye cyane. Ku banyapolitiki bavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugira bati, ni umuperezida w'impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, ni umuperezida wifuza Afurika nziza, Afurika idafite amacakubiri, Afurika ifite iterambere kandi Afurika ishobora kuba yazamuka mu buryo budasanzwe. Ni umuperezida waretse buri kimwe cyose yakoraga maze yibuka kubaka umugabane wa Afurika kandi umugabane uzatuma utera imbere. Ni umuperezida waretse buri kimwe cyose hakubaka Afurika idasanzwe. Captain Ibrahim Traoré kuvuga ko ari umuperezida wubatse Afurika idasanzwe byo ni ibintu bisanzwe. Uyu muperezida kuvuga ko ari umwe mu baperezida bakoze ibishoboka byose kugira ngo ahinduke kandi bubaka Afurika mu buryo budasanzwe ni ibintu buri wese ashobora kuba yabona, kuko niwe muperezida wenyine wo ku mugabane wa Afurika
wazamuye iterambere rya Afurika. Izi modoka zakozwe mu gihugu cya Burkina Faso sibyo ko ari imodoka za electronique gusa, zirakangurira buri muturage wese ufite akazi hirya no hino, yaba abakora mu mihanda igiye itandukanye iri kubaka muri Wagadugu, Babodurasa n'andi hantu hagiye hatandukanye, abaganga, abarimu n'abanyeshuri kujya bazinduka kare, kuko ni bisi zagiye zibatwarira ubuntu ziberekeza mu kazi zikongera kugaruka ku mugoroba nabwo zije kubatwara. Iki gihugu cya Burkina Faso gisa nk'ari igihugu kigiye kwa nka paradizo. Buri muturage wese wo ku mugabane wa Afurika ni igihugu yifuza guturaho. Buri muturage kandi wese wo ku mugabane wa Afurika agiriza kwerekana ko igihugu cya Burkina Faso ari igihugu cyiza kandi ari igihugu gifite ibintu bidasanzwe. Kwiyumvisha buryo ki kino gihugu ari igihugu gishobora kuba cyazana iterambere ku mugabane wa Afurika ni ibintu byoroshye cyane, kuko perezida w'icyo gihugu ni umwe mu baperezida badasanzwe bakomeje kubaka ibintu bidasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ni perezida ukora buri gikorwa cyose kugira ngo yubake Afurika nziza kandi Afurika izatera imbere, kandi Afurika ifite iterambere ridasanzwe. Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida badasanzwe bamaze kubona ko Afurika ari umugabane udasanzwe kandi ko Afurika yitaweho yazahinduka ikintu kidasanzwe. Ibrahim Traoré, umwe mu magambo akomeye cyane yavuze, yaragize ati nitwubaka ibyacu nta muntu uzaza kutwaka ibyacu, ariko mu gihe twanze kubaka ibyacu buri muntu wese araza akatubwira ati mperezaho kora iki n'iki, kuko nyine twabuze uburenganzira bwo kubaka ibyacu. Mureke duharanire kuba batwebwe ba nyabo, batwebwe bafite iterambere, batwebwe bazi ibyo dushaka gukora, kuruta kuba batwebwe bashaka inyungu z'abandi. Mureke kandi duharanire kuba batwebwe bifuza ko iterambere rya Afurika rikomeza kuzamuka, tureke kuba batwebwe bashaka kubaho nk'uko abandi babyifuza. Kuba wowe nicyo kintu cyiza cyonyine gishobora kuba cyagufasha, niko Kapiteni Ibrahim Traoré yavuze. Uyu kandi yarongera aragira ati kuba wowe kandi ni ikintu gishobora kuba cyafasha umuntu guhinduka umuntu wa nyawe. Ibrahim Traoré ni magambo akomeye cyane yavuze, yaragize ati kwigirira wowe ukigirira icyizere ni ikintu kidasanzwe gishobora kuba cyakugira umuntu udasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ibi birasa nk'ari ikintu kidasanzwe gikomeje kuba ku mugabane wa Afurika. Ibrahim Traoré, umwe mu bagabo bakomeye cyane, yaragize ati ntituzongera kuba abagaragu banyu ukundi. Uyu kandi yaragize ati ntituzongera no kubaho nk'uko mwebwe mubyifuza, turashaka kuba batwebwe bateye imbere, batwebwe bafite ibyo bagezeho, batwebwe kandi bashobora kuba bakora buri kimwe cyose kugira ngo iterambere ryabo rigaragare. Kuri Ibrahim Traoré, iterambere rye niyo mahoro ye. Uyu mugabo agaragaza kwerekana ko iterambere ry'igihugu cye ndetse n'iterambere rye ku giti cye ryo rizazanira inyungu abandi bantu bose bagiye batandukanye. Ibrahim Traoré kandi agerageza kwerekana ko nubwo benshi batekereza ko iterambere rya Afurika ritazakunda, ahubwo ko rino terambere rigiye gukunda mu buryo budasanzwe. Kwiyumvisha buryo ki Kapiteni Ibrahim Traoré ari umuperezida udasanzwe ku mugabane wa Afurika nawe ubwawe byakugora. Gusa nanone uyu ni umwe mu baperezida bakomeje kuzamura Afurika, kubaka Afurika nziza kandi Afurika idasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ibi biragoye cyane. Kwiyumvisha buryo ki Kapiteni Ibrahim Traoré agiye kubaka politiki idasanzwe ku mugabane wa Afurika nabyo byakugora cyane. Gusa nanone Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida bari kugerageza kwerekana ko Afurika igomba kuba umugabane udasanzwe. Reka nkubwire kimwe mu bintu bidasanzwe ugomba kumenya kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Afurika ari umwe mu migabane idasanzwe kandi imigabane ishobora kuba yazamuka mu buryo buri muntu wese atabasha gutekereza. Ibrahim Traoré kandi yubatse bino bintu kugira ngo yerekane buryo ki akunda abaturage be. Abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré bazamuye amagambo menshi bagira bati ndabyumva neza ko benshi bakomeje kugaragaza ko ibingibi Kapiteni Ibrahim Traoré yakoze ari byo, gusa nanone ibyo yakoze si byo. Benshi bari kuvuga ko ibingibi ari inkuru ya nyayo, nyamara ntabwo bazi ko ibintu Kapiteni Ibrahim Traoré ari gukora ari inkuru ishobora kuzatuma Afurika yose yisanga mu kaga. Benshi bari gukomeza gutinya ngo icyaba mu gihe Kapiteni Ibrahim Traoré akomeje kuba yahangana Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abafaransa n'Abongereza. Abandi bakomeje kuvuga ko bakomeje gutinya buri kimwe cyose kigiye kuba mu minsi iri imbere. Nyamara uyu mugabo we ngo ntatinya buri kimwe cyose mu kubaka ibingibi. Benshi bavuga ko uyu mugabo ngo akoresha umutungo wa kamere mu nyungu ze bwite, abandi bakavuga ko ibyo bakora byose abari kubikora kugira ngo abone inyungu ku giti cye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinze umuperezida w'imihinduramatwara ku mugabane wa Afurika ko ibikorwa byose akora ngo ari guharanira inyungu ze, nawe akavuga ko nta kintu na kimwe akora ngo ari guharanira inyungu ze. Mbese birasa nkaho bigoye kubyiyumvisha. Gusa nanone ibi biragoye cyane. Ese nibyo koko perezida udasanzwe wo ku mugabane wa Afurika, ndi kuvuga perezida Kapiteni Ibrahim Traoré, akora buri gikorwa cyose kugira ngo aharanira inyungu ze bwite? Niba igisubizo ari yego, duhure muri comment section. Ese kuri wowe ubona ute kuri Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida w'imihinduramatwara ku mugabane wa Afurika?
izi modoka zazanwe ku mugabane wa Afurika cyane cyane mu gihugu cya Burkina Faso urabona ziri buzane izihe mpinduka zidasanzwe ku mugabane wa Afurika. Niba nawe ari kuri kubyumva dure muri comment section. Aho nko bisanzwe nge twabanye umusore wa Detu Ingabire Akiro Kanyamibwa wakoze cyane kubana natwe. Urakaza neza mu isi yo kumenya, mu isi yo gucukumbura byinshi ku bigendanye n'ibiri kwa ku mugabane wa Afurika, mu isi yo kumenya ko ibyo tutazi atari uko byigeze bibaho, ahubwo mu isi yo kugaragaza kwerekana ko ibyo tutabonye ari uko biriho, ahubwo ari uko tuba tutarabibonye. Wakoze cyane kubana nanjye. Stay safe, be blessed, ndagukunda cyane.